Yes, murabona ko twibereye mu rugo, twibereye hano mu busitani, tumeze neza. Tugarutse ku nsanganyamatsiko nziza cyane, aho tugiye kuganiriza abana ibyiza byo gufata neza amakaye. Ibyiza byo gufata neza amakaye. Ababyeyi benshi bagurira amakaye abana, ababyeyi benshi bagurira abana babo amakaye atandukanye. Hari amakaye yoroshye, hakabaho n'amakaye bigaragara yuko nyine akomeye ku ruhu, ariko byose iyo ikayi itafashwe neza ntabwo bishobora gutuma umusaruro witezwe ku mwana ugerwaho. Rero umunsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko, turaza kurebera hamwe ibintu bitandukanye ushobora gukora kugira ngo ufate neza ikayi. Mfite amakaye amaze imyaka 18. Bishobora kugusetsa cyangwa se ukajyaho ni bya bindi by'abavuga insanganyamatsiko. Oya, mfite ikaye imaze imyaka 18 kandi iyo kaye nta kitwaye rwose. Icya mbere gikwiriye gukorwa ni ukureba karite yayo, gusuzuma imiterere y'ikaye yawe. Iyo wamaze kumenya ko ikaye ukoresha yoroshye, binaguha ingamba zo gutekereza ko ukwiriye mu by'ukuri kuyifata neza. Agace nakita ni ugufunika ikaye. Ikaye ifunitse imara igihe kirekire. Hari umwe mu babyeyi duherutse kuganira, anyereka ikaye imaze imyaka 20. Ikaye imaze imyaka 20 ayikoresha, kandi rwose iyo kaye nta kibazo na kimwe ifite. Iyo rero ufashe neza ikaye, mwana turi kuganira aho uri hose, nanagusaba gukora subscribe, bikongerera icyizere cyo gutsinda, kuko ujya gushakira note wanditse muri ya kaye. Hari abana rero bakunda guca amakaye, bagaca amakaye rwose, amakaye bakayamaramo impapuro. Usanga ikaye niba ifite paje 200 isigayemo paje 100 zonyine. Wareba ugasanga izo mpapuro zagiye zicika ni amapaje yagiye abanza. Icyo gihe iyo kaye iba yarafashwe nabi. Ikindi cyiza cyo gufata neza ikaye ni uburyo bw'urwibutso. Buriya ikaye ikwibutsa ibihe byiza wagiranye n'ishuri. Ikaye ifashwe neza ni igisobanuro cy'ibihe byiza wagiranye n'ishuri. Buriya ibihe by'ishuri ni ibihe birema urwibutso, reka mvuge gutyo, birema urwibutso mu bantu, ukumva rwose uranezerewe, ukumva hari ikintu kikuje mu mutwe, ukumva hari akantu kakuje mu matwi, wibutse ukuntu wakinaga n'abanyeshuri muri mu ishuri, wibutse ukuntu mwajyaga mukora etide, wibutse isomo rimwe na rimwe wigeze utsindwa bakaguha 0. Mbese ikaye ishobora kugufasha mu bintu byinshi. Ikindi, ubona aho uhera ugira inama abana bawe iyo wamaze kuba mukuru. Iyo wamaze kugira abana, ubona aho uhera ugira inama abana bawe mu buryo bwo gufata neza amakaye. Ndibuka hari umubyeyi wajya kubwira abana be ngo yabaga uwa mbere, noneho baza kugira gute bavumbura ka birete ke yari yarahishe ahantu. Ariko ibyamubayeho rwose nagasetsa. Bararebye basanga hari ahantu yigeze kujya atsindwa amasomo amwe n'amwe abashishikariza gutsinda. Mu by'ukuri wenda ni na byiza ko tujya tubwiza abana bacu kuri, tukabahatira ahubwo gukora bakarenza kurusha uko wenda hari tubabeshye, kuko uriya aba bana bacu nabo bazi ubwenge. Hari insanganyamatsiko twigeze tuganira tuvugaho, tuvuga ukuntu abana bacu bazi ubwenge kugeza ubwo banamenya za mesaje ziba ziri mu matelefone yacu, kuko hari ukuntu umwana ayikwaka kugira ngo agiye kureba, wenda agiye kwifashisha nka calculatrice, akirukanka ajya muri za mesaje. Yes, ako kari agaciyemo.
kuri uru ruhande rero yewe ndashaka kubabwira ko mu by'ukuri ikaye iyo ifashwe neza ni bumwe mu buryo bw'imitsindire idakumirwa ku munyeshuri, kuko igufasha gusubiramo amasomo yo mu myaka yabanje. Nk'abafite akazi hari n'abifashisha amakaye yabo bakongera kurebamo za forumire uko babigenzaga, imiti niba ari nk'umuganga, imiti bajyaga bandika, niba ari nk'umurezi akareba hari nk'urupapuro yigishije mu cyongereza, niba mbese reka nere kwirwa ndondora. Ikaye ni igikoresho gikwiriye gufatwa neza n'umuntu uwo ari we wese. Abana bacu baramutse bitoje gufata neza amakaye ndetse guhera muri materineri, waba ari umwitozo mwiza ushobora kuzabageza ku butsinzi bw'ibihe byose. Ndabashimiye cyane, njye twari kumwe, nitwa Teacher Daniel. Imana ibahe umugisha, mukunde iyi channel yacu, dukeneye ibitekerezo byanyu. Murakabaho, murakarama.